Wanachama sasa tuungane mkono, tumuchapa adui tujenge nchi yetu. Wanachama sasa tuungane mkono, kwa kumupiga adui tujenge nchi yetu. Hatuwezi tukasahau wananchi wa Mutala waliofariki juu ya ule mjinga. Wanachama sasa tuungane mkono, tumupiga adui tujenge nchi yetu. Wanachama sasa tuungane mkono, kwa kumupiga adui tujenge nchi yetu. Oh, umoja tunao, umoja mama tunao, umoja tunao wanajeshi, umoja tunao, umoja mama tunao, umoja tunao wanawarapie. Siasa tunayo, siasa mama tunayo, siasa tunayo wanawarapie. Umoja tunao, umoja tunao, umoja tunao wanawarapie. Onjonjonjo Wanyarwanda tujenge Rwanda pamoja, onjonjo Wanyarwanda tujenge Rwanda mana yaribu tujenge nchi kandi babesha. Haya nuko twinjiyemo kabisa. Ndivyo hivyo tumeingia katika kipindi chetu cha hivi cha Morale. Ndivyo hivyo kwa wanajeshi wote na wasalimia sana. Reka tugere kuri message kuko uyu munsi nutoroka iminota 10 yonyine. Hano ari witwa Kamanzi Patrick Kamanzi w'Igishari. Aravuga ati jewe ndashaje hari kera roba. Ati onyibukije indirimbo Gakoma Gake mu kiganiro cyawe cya mbere. Gakoma Gake imvungure n'ibishimbo bakuzurize mirongo. Nawe ati ndibuka mu bihe bya mbere n'abakobwa twageraga benshi, nyuma baje nk'aba Domina wacu twajyaga ku matoilette baduhaye baduhaga tanubora tukajya kuri wese, ntihagire utekereza ngo umugenzi we n'umukobwa undi n'umuhungu, ahubwo byari ibiti byabaga by'imitambiko mukituma muteranya ibibuno. Iyo ni ukweli uraho sharoba akaja basikara ngo ni nkaho twabanyaba. Jewe numvuga ariko ndibuka 9-4-5 twigisha amakuru tugabiro gihera, twigisha amakuru tugabiro. Hari impyisi yatwaye agenda ashiraho na morale kugera muri Rwanze kuma. Kipina kikumbuka hariya impyisi zari zarakara hakajya waribeshyaga zikakunogonora nyine. Icyo gihe byabaga nago byabaga byoroshye. Reka twastumye kano kana. Let's go now. Bashobora kujya mu ndaki yahebyo kaje. Ndaitachangwa na nani vijana, ndaitachangwa sisi wenyewe. Kigali itachangwa na nani vijana, ndaitachangwa sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe, ni sisi wenyewe, ni sisi wenyewe. Ngatari na gatsibo ni nani vijana, sisi wenyewe. Kanyoza na Kirehe ni nani vijana, sisi wenyewe. Ngoma na Magana ni nani vijana, sisi wenyewe. Mjasila Musanze ni nani vijana, sisi wenyewe.
ni sisi wenyewe iye, ni sisi wenyewe iye. Iyo ndirimbo ndagira ngo ishimishe cyane cyane abantu bose baba diaspora bari hirya no hino, ishimisha abantu bose. Yumvuze diaspora harimo aba oppositions, abantu bose bari mu mahanga, abantu bose mbehe abantu muri make bafatanyije nanjye kwemera, cyangwa n'abandi badafatanyije nanjye kwemera, cyangwa n'abandi babona ukuntu ibibazo by'u Rwanda tubibona kimwe. Mwese iyi ndirimbo ibashimishe kandi ibagere. Reka dukomeze tuyirangize tuyisoze. Itajengwa na sisi wenyewe, itajengwa na nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, ni sisi wenyewe, yeah, ni sisi wenyewe, yeah, ni sisi wenyewe, yeah, ni sisi wenyewe, na huwe ni nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, yazana mzunga ni nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, mgane nyoba siche ni nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, wafuna karonji ni nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, yabinguna ngorero nani vijana, itajengwa na sisi wenyewe, sisi wenyewe, yeah, sisi wenyewe, yeah, ni sisi wenyewe, yeah, ni sisi wenyewe, yeah. Nago tugiye kurobera ku ndirimbo imwe gusa ngo tujya aho ngaho turere ntavuzemo, mwihangane namwe marazimara abantu b'abagabo muyongeremo mushiremo utwaye mu iririmbe. Kwa hiyo sasa mimi nimekuwa natarajia kwamba hii utamaduni itaendelea mpaka kama madakika 20, lakini haitawezekana kwa sababu yani mnajua nyinyi ubu rero ikibazo aho kiri ni igihe, umwanzi wacu ni igihe. Hanyuma ubutumwa bwo ni bwinshi ndabureka kugira ngo wenda bitaza gutuma tutumva music yacu twashakaga. Hari indirimbo bari basabye yitwa Amiri Mkuu. Amiri Mkuu ubundi ngira ngo abasirikare bajya baririmba ngo Amiri Mkuu wajeshi kumene Amiri Mkuu. Amiri Mkuu His Excellence ya kama Commander in Chief. Sijui kwa nini niba ari kubera iki tukabiririmbaga kuriya ni kutajua na kutaelewa Kiswahili, lakini kwa sasa tumesha kuwa wakuu. Kandi rero gisekeje jewe abantu nagiye gukora mu gisirikare numva banyita ngo TZ, kandi icyo gihe ntarakagera Tanzania nabo nuba nagiye mu commission k'ibyumweru 2 nago nigeze ntindayo, lakini Kiswahili yani nata mimi even bado najiendeleza kwa lugha ya Kiswahili. Nataka nditeze imbere kugira ngo ndebe kuno na developinga ubwanjye mu rurimi rw'Igiswahili, kuko Ruswahili rusigaye rukomeye, rusigaye ruri imbere cyane kurusha izindi ndimi, ni nk'icyongereza by the way. Lakini ni kama ni jeshi bora. Jeshi bora, jeshi bora, jeshi bora, jeshi bora, jeshi bora. Wanajeshi mjambo huko, demobo retired, ba retirees nyinyi wote mupo. Hii ni kipindi cheno, mukomeze muhamagara, amamagaye ntari mu kiganiro, sorry. Munyihangane unaza kubikomanta ho, kandi muri group mutangire mwamini kuri chano muvuge ngo waratubeshye nago saa 2 nago bakageze mu mumbabarire rwose ni munteza abantu mwabaye mute mwabantu. Ibintu bibaho ukaba wasiza no mu duhure saa 2 ukahagera saa 3. Ibyo byaba ari urubanza kweli? Niga nanjye mbashugurika mfite umuryango. Gusa iminota yanyu yo mumenye kwamba ni ya ukwerira hari. Ubu tugiye gushiraho morale y'indirimbo imwe cyangwa 2 eshatu, gutyo tukahita tujya ku musozo. Kiganiro nagutsa tugitindamo nago naje kubapfiraho. Kugira ngo nje mbahereza ibikwiriye kabisa. Acha twende hivi namna hii. Wale wenyewe
kubasogongeza namwe no bigira ibintu bya danje ngo nkomeze ndirimbe ndigiye nyine kwanza reka mbabwire nabuze n'umuntu ejo waririmba ngo adushireho freestyle I mean yes not freestyle abirimbe ni freestyle da freestyle cyangwa acapella yabitekereza byose azironga zaburirimba gisirikare okay mu gihugu hose hamwe n'iterambere risesuye bageze ni mu gihe twivuga imyato abanyarwanda tuyeshaga akende murayibuka indirimbo zimwe ndimo ndazicuranga kugira ngo ziwibutse kumbukumbu ibyahise ibyo nagiye nkora ibyo nagiye ndirimba sindiyo na matata tusonge mbere matata yakija tunatatua hakuna matata tusonge mbele matata yakija tunatatua wow songa mbele majeshi taifa tuizi sangurukani ngwito ukora ningoga songa mbele majeshi taifa tuijenge sangurukani ngwito iyi ndirimbo niyo ndirimbo natangiriye mu buhanzi bwanjye nyitangiye kuririmba ni jamani uwezo tunao niyo ndirimbo nakoze bwa mbere na mbere nkiri koporo ari nabwo naje kwikora remix ngira muri Mitali Band tuyisha kuri album ya mbere uwezo tunao yasohokanye na Majeshi Makari nayiririmbiye nyifite imyaka 20 na then mtekereza 20 na ningaye yari 22 then tekeza iki gihe cyose ariko nayiririmbiye ndi koporo indirimbo ifite amateka indirimbo yaranabaye mu gihe nari ngiye gupfa ngiye kwikirwa Gabiro ndayipresentinga uwezo tunao bahita bankura ku rwobo rwo gupfa anyway jamani uwezo tunao ushika ujanja na ujuzi siasa pigana upendo tuja kulinda Rwanda jamani uwezo tunao ushika ujanja na ujuzi siasa pigana upendo tuja kulinda Rwanda sitepuka njia hii ya kupigia ngoma kali sitalala mchana na usiku niwaburudishe ngoma hizi nitanguruma kama simba niripue kama bomu nitanguruma kama simba niripue kama bomu jamani uwezo tunao ushija ujanja na ujuzi siasa pigana upendo ya kulinda Rwanda aha arakarimbo kivanzemo indirimbo nakoranye na Miss Chanel muri One Way Production izi ndirimbo za supportizwa no yitwa Happy Nshuti ariko numva indirimbo akekanyine What kind of game baby? Hadi nikiishi tu chonjo nikikopa ke onjo tabaki na manjonjo mambo mekaniko kubadilika vyagani nayo tabako kiwanyo si uchanda mama wagiye kwindi yongera ngo yarabikiye biracika igisohoka kuri album ya kabiri mwibuka album bigize kumpa akato igiye kurangira baravuga ngo King na Robert nubwo bari bavuze ngo sinkomeze kujya kuri album za Migezi Band ngo ndimo ndagenda nzamuka igitekerezo cya Fandera Mwereka Yumba ngo reka zamuka abandi bahanzi album bagiye babona irisagara baravuga ngo mu muhereza karimbo kamwe ariko ikamwe konyine
iyi ndirimbo naje kuyikora bambwiye kamwe nahise nyikora mu minsi 2 yitwa igihugu cyatubyaye. Ngira ngo mu ndirimbo 12 niyo yamenyekanye, izindi zose zagiye muri puberi izabandi sorry goro kuyemera. Kubera iki nabereka mukakumvaho mwenyine. Okay, reka nanjye mbyine. Kuva kera kose oranyo butwari kuva kera kwanja kose twari ndimo ndabasezera ngenda dusoza ikiganiro cyacu ntabwo ngaruka hano kabisa. Amahanga yose amenye u Rwanda bakarorero muri Afrika hose bakarorero mpera zisizo nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera Rwanda mumve nacyo twakwishuza tutari kumwe n'uwo waremye isi n'ijuru kandi mwibuke yuko yahoza atahi Rwanda nimuze tuvugurura umubano n'Imana amajyambere arambye n'ikoranabuhanga bizahora iwacu mu Rwanda rwacu inshingano zacu twebwe bigomba gushyire hamwe twese tubanye ubushishi barazi byoreza zitsindwe burundu twubaka u Rwanda turukira paradisi cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera Rwanda. Bishimira umuco wacu twite ku byacu kuko ari twebwe bigomba dukorana umwete ubuhanga n'umusoso dukomeze umubano mwiza n'amahanga yose turangwe n'urukundo ishyaka n'ubutwari dushyire hamwe twese twubake u Rwanda amahanga yose amenye u Rwanda tubakarorero muri Afrika hose tubakarorero mpera zisizo cyane Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera igihugu cyatubyaye Rwanda nziza kabeho maboko yabawe ahora gukorera Rwanda.